Hey, what's up? Nk'ibisanzwe Amuwakula Rogers. Naje ubu ngubu kabisa kugira ngo twicare turebe uburyo dukwiye guhindura ubuzima bwacu, dukwiye kwiga tukigana tugahindura byinshi cyane, by'umwihariko aho ngaho cyane mu rugo, aho iwawe uri, aho uri muri partition zitandukanye. Ushobora kuba uri muri resitora, uri iwawe mu rugo ufite abashyitsi. Twihuse cyane rero naje kukwereka uburyo ushobora gutegura indyo, ugategura ibiryo byiza iwawe, ukabitegura kandi umuntu wagusuye, umugabo wawe, umwana wawe, umushyitsi wawe akagenda anyuzwe kandi nawe ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Guys, nk'ibisanzwe rero ndagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi mubona ni art food, utazasanga hariho hose. Ni art food ushobora kuzasanga ukayibona ku mafoto, ukabibona mu bitangazamakuru, mu mavideo atandukanye guys. Ariko ibi ngibi ndakugira ngo mbwire ngo ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora gukoresha imboga, ugakoresha ibitunguru, ngira ngo murabibona hano. Urabona karoti, urazifata ukazirapa, ugafata ibitunguru, ngira ngo igitunguru iriya kala ubonamo kizanamo ni kala, ni igitunguru cy'umutuku. So ugafata hano, urabona hano ushobora gufata potage yawe nziza cyane, ukaba wafata kokombre ukazidesigninga gutya, ugafata igi, ugafata urunyanya, ukagenda uziha design ushaka bitewe nuko bishaka wowe, cyangwa se bitewe n'igikoresho wateguye. So guys, ukaba wakakira abashyitsi, ukaba wareba ukuntu ibintu bitanga ishusho nziza. Tugere kuri voka noneho. Voka zo urazifata, ukafata akuma kawe ukayihata voka, ariko by'umwihariko wibuka kugira isuku mu bikoresho byose. Ukaba ufite amazi aho ngaho ushobora kuba wayirongamo, ugatangira uyikatagura, ukagenda ugira utudesign dutandukanye. Then ugafata igi ryawe ukarikata, nimba muri abantu babiri batanu, njyewe urabona hano twakoresheje igi rimwe, ariko ushobora gufata amagi arenga rimwe. Hano urabona nanone indi salade ushobora gukoreshamo irimo voka. Nanone ugafata utubuto twita gapeli. So utwo tubuto ukadufata ukavanga, ugafata urunyanya ukaruha design ushaka, cya gitunguru n'ubundi cy'umutuku kikongera kigakoreshwamo. Hari ubwoko bwinshi bw'amavinegre, utayafite ubwo bushobozi wakoresha n'indimu, iraboneka ku buryo bworoshye ahantu hose. Kandi indimu tukanayibona hano cyane mu nyama, ushobora kwifashisha nazo wateguye salade nk'iriya. Izo nyama ariko ukaba wanazikoreshamo kacumbari, nayo turaza kuyireba imbere guys. Ukafata indimu yawe, ariko by'umwihariko kugira ngo urusheho no kuba wagira ubuzima bwiza, ndetse n'inyama wariye kugira ngo ubashe kuzidigera, zibashe gucagagurika neza. Hari abantu bakunda kurya akabenzi ingurube, uzifata ukatonyangirizamo irandimu, byaba byiza ukanazihekenyana guys. Hano urabibona, hano noneho tukweretse uburyo ushobora kwakira abashyitsi batandukanye muri resitora, mu makwe guys. Ibi ngibi ni umukino utazakina udafite amafaranga. Ibi ngibi ubyibuke, ibi ni ibintu bisaba gutegura guys. Murambibabwira, aya mafaranga uteguye ikirori kimeze gutyo, ugategura ibikoresho bimeze gutya, bisaba amafaranga. Ngira ngo murabibona hano, ni ibintu bisaba ibikoresho, ariko hari n'uburyo turi kurebamo ushobora kubikoresha iwawe. Hano guys ushobora kubireba gutyo ukabona ari ibintu birenze. Hano urabona harimo watermelon, nitwo tuntu tw'umutuku uri kubona dukase hano duto turi ku mpande. Hagati akaba arimo ironji rihase, turiya tuntu uri kubona twa orange mo imbere ni ironji rihase. Then hagati ukaza kubonamo ikintu cyitwa ikinyomoro. Yes, ikinyomoro. Then hagati harimo utubuto tw'inkeri. Yes, tugakomeza hano ukabona twa tubuto twa kapelu, ukabonamo n'inkeri ku ruhande uri kuzibona. Then ya maronji ukagenda uzikatagura. Ubu ngibi ni nabyo bintu bituma byoroha, ugasanga wakoresheje ibintu bikeya, kandi ugasanga umuntu yagiye afata quantity nziza ikwiye, kugira ngo aze gukata uruntu runini bize kubangamira abandi bantu, cyangwa se bibangamire ya budget wari wateguye. So hano biba byiza cyane iyo gateguye ku isahane ye, biramworohera cyane, nawe biba ari ibintu biri portable, bitwarika.
So ni ibintu by'ibisirimu cyane hano uzabonamo ukagenda ukoresha. Turakomeza kugenda tureba, ariko mu byo utegura byose icyiza ntukabureho umuneke. Utuneke dutoya twa kamaramasenge turaboneka cyane mu masoko za Kimironko, Ziniya, aho uri hose mu makaritsiye ziraboneka cyane. Yes, ayo masoko nkubwiye nawe ufite andi masoko yawe za Nyabugogo hose, aho uri no mu ntara hose, by'umwihariko ugakoresha ibintu byiza by'umwimerere biri naturel bitari artificiel. Guys, ni nabyo bintu bituma duhora dufite ubuzima bwiza, kubera ko tuba twakomeje gukoresha ibintu by'umwimerere bidafite amafumbire y'imvaruganda. So ibi ngibi ni ibintu utegura buri munsi. Umuntu wagusuye, umushyitsi wawe, cyangwa se umuntu waje mu birori byawe, umuntu waje mu gitaramo cyawe, umuntu waje muri resitora yawe, akabona ubudasa butandukanye n'ibindi bintu yabonye ahandi. Guys, ndagira ngo nkwibutse yuko ibi ngibi umuntu wabiriye mu birori byawe ntabwo bishobora kumuva mu mutwe. Reka turebe uburyo voka noneho ushobora kuyitegurana na kokombure ndetse na karoti. Ariko izi kokombure zo guys, twavuze ku bintu bijyanye na vinegre, ibintu bijyanye na lemon, mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba wazitunganya. So mu bintu ukoreshamo ino voka wirinda gushyiramo iriya lemon cyangwa se iriya vinegre, bitewe n'uko voka yo ntago ubwayo bihiye. So ushatse gushyiramo iriya vinegre cyangwa se iriya lemon, ushatse guproducinga ikindi kintu, n'indi elemo ubukoze irashya cyane. Ibyo ni ibintu tuzareba uburyo voka ijya ibyazwamo amavuta ayo dukunda kwita ubuto. So uramutse ushyizemo iyo lemon yahita ibyara ikindi kintu. Guys, reka turebe ku kintu kijyanye na amakaroni. Amakaroni ni meza, amakaroni abantu benshi turayakunda cyane, aho muri hose mu ngo zitandukanye nta muntu ujya ubona amakaroni ngo agenda atayaruyeho. So ariko ubu ngubu ni uburyo bwo kuyakoreshamo nka nka salade, ngira ngo murabibonye. Yes, tukareba hano rwose abantu uburyo bashobora gutangira gukoresha za mbuto wateguye zawe kandi bakazikoresha neza. Hano urabona ni ironji ushyira ku kintu wakoresheje icyo bita amapengere, ariko kubera ko ari ibyo kurya ntabwo ushobora gukoresha pengere zijyanye n'ibyuma, ahubwo ukoresha za kirida zawe. Ushobora ufata akantu ukagenda ujombamo zifashe ku buryo umuntu azaterura yikomereza. Guys, hano turakwereka cake, ariko cake ifite vegetable. Ni ya keke itari umutsima gusa, ahubwo ifitemo vegetable ndetse n'imbuto. Iyo ni keke nziza cyane, iba ifitemo ice cream, amakereme akozwe mu mbuto. Kereme dushobora ukoreshamo voka, ukayifata ukayinomba bisanzwe n'ifoke, ukayinomba bisanzwe, then ukaba wanatonyangirizamo umutobe w'ikinyomoro kugira ngo bibashe guhindura ya makara ukunda kubona mu makeke. Guys, ni icyo ngicyo ugenda ukora, ukaba wakoresha iyo konfitire cyangwa se ugakoresha iyo creme imeze gutyo, bityo bigatanga design nziza. Ngira ngo murayibona hano hejuru. Iyi ngiyi yakoreshejwe hano, hakoreshejwemo creme ariko hifashishwamo imbuto zitandukanye, bagenda batonyangizamo wa mutobe w'ibinyomoro kugira niko gatuko muri kubonamo muri za keke zacu. So iyi ngiyi ni keke iba ifite vegetable, keke utasanga ahantu ahandi hose. Ni ibintu nyine ubwawe ushobora kwitegurira. Ariko guys, nkwibutsa yuko turi kureba bya bintu bishobora gutuma tugira ubuzima bwiza, tukagira ubuzima bw'umwimerere, butari ubuzima bwo kurya ibintu byo mu nganda, bya bintu biba bimaze igihe mu masupermarishe. Nk'abantu cyane by'umwihariko ndabwira abantu bafite nk'abana, abantu bakuru, umuntu twite, abo bantu bose, ingeri zose, ni ibintu byadufasha bigatuma ubuzima bwacu burushaho kugenda bumererwa neza. Guys, ibi ngibi iki ushobora kwibwira ngo ni igikombe, iriya ni watermelon yakoreshejwe, baterekamo turiya tubuto twa gapelu.
yes, ni utubuto natwo ushobora gufata ukatudizayininga kuriya, kandi abantu bakagenda baturya bitandukanye bitewe n'umuntu kantite ashaka, ariko ibyo byose bikagenda bitanga iki, ubwiza, bitanga n'ikinyuranyo cyinshi cyane mu maso y'ababireba, mu maso y'abashyitsi, cyangwa se mu maso y'abantu bagenewe gufungura izo mbuto. Yes, ari naho ushobora nkwibutsa yuko zino mbuto ushobora no kuzifata ukazisya ufite blender, ukaba wanabivanga ugakora umutobe wawe, ariko ibyo turi kureba icyo bita art food, dukoresheje by'umwihariko imboga, dukoresheje imbuto zacu kandi zigura makeya. Watermelon urayibona hano mu birori by'abana cyane, ushobora kuyikoresha, urabona rwose n'akantu k'agatente k'agapupe, angaha umwana ajya kuyirya yishimye cyane. Ni ibintu bitanga ikintu cyiza cyane ku bantu babireba, bikazana ikinyuranyo cyiza. Okay guys, ndabashimira cyane wowe muntu wakurikiranye iyi video, nizeye ko ugiye guhindura iwawe mu buzima bwawe, mu kazi kawe, ugiye guhindura art mu byo kurya, ukazana art mu biribwa byawe, bityo bikaza gutuma ugira ubuzima bwiza, kandi bigatuma uzana ikinyuranyo mu byo ukora byose, kugira ngo ubashe kuzana life ifite puissance, life ifite intumbero, ari nako urushaho gutekereza neza, kuko Bibiliya nayo iratubwira ngo umubiri wacu ni igisobanuro cy'umubiri wacu ni ibyo turya. Roho nziza itura umubiri mwiza. Umubiri guys ntago waba mwiza wawushyizemo amayoga, ntago waba mwiza unywa amatabi gusa utarya n'imbuto. So ibi ngibi biraza kudufasha, kandi like, share, comment. Ndabakunda cyane, kandi iyi video uyisharinge inshuti zawe, cyangwa se abantu bawifuriza ibyiza, wifuza ko aya mahirwe yakomeza kubasakaraho. Love you, ciao ciao, muzajye mukomeze kugira umwaka mwiza wa 2025. Ndabakunda cyane. Ja bless.